iravuga ngo erega burya agahini karuhira umwuko, erega burya nta mugabo utagira ibyago. Urumva buriya umuhanzi byanze bikuru talent yanjye. Hanyuma Justin, hari indirimbo wowe baba barakoze yaba yarigeze imenyekanaho mbere yuko ujya muri gospel? Narazikoze nyinshi sinimwe. Nkuko nari maze kubabwira ndi kwivuga kubera ubuzima bukomeye nanyuzemo. Byari ibintu bikomeye, ntabwo nigeze mvuka ngo nkore numve nkunze umuziki numve naririmba, ariko kubera za ntambwe umuntu agenda anyuramo mu isi mu buzima, naje guhura n'ikibazo gituma noneho natura ndaririmba mu muhanzi kandi ntarigeze mbigira muri vision yanjye. Wenda mvuge wenda ngenda bikunze nza oya, ariko byaje kuba automatically birikora. Nza gukora indirimbo ya mbere nayikoze muri 2006. Muri 2006 ntabwo navuga ngo nimwe nakoze, ahubwo nakoze indirimbo 3 icyo gihe. Indirimbo navuga ko yigeze yakunzwe ko hari amaradiyo amwe namwe yagiye kinwaho, ubwo ariko yari secular ntabwo yari gospel. Kubera ubuzima bwarankubise ndakwa kundi Imana ishaka kunyishura no kunyiyereka, ntangirira muri icyo kintu. Indirimbo yitwa nta mugabo utagira ibyago, ahari wenda harishobora kuba n'abantu bayumva ntibamenye ngo ninde nyirayo, kubera ubwo buzima nagiye njyamo ntabwo nigeze ngira imbaraga ngo nshyiremo imbaraga ibashe kugera kure. Iyo ndirimbo nta mugabo utagira ibyago rero wenda abantu bashaka kwimva no kuri Radio Rwanda ndakeka bajye bayumva. Hari n'ikinamico ngi numva bayikinamo, iravuga ngo erega burya agahini karuhira umwuko, erega burya nta mugabo utagira ibyago. Urumva buriya umuhanzi byanze bikunze inspiration iza kubw'impamvu. Najyaga nyumva mu makinamico. Ubwo rero ndavuga ngo kubera ubuzima nanyuzemo ndavuga ngo ahari ndirimbye, ahari byagera kure, ahari birashoboka ko ntabona wenda speech cyangwa se iki ngo mpagare imbere abantu mbabwire ko ibintu bishobora guhinduka, mbabwire ko umuntu ashobora kugira ibyago kandi atabihisemo. Ndavuga okay, reka ndirimba indirimbo buriya ahari wenda izagera no kubona hasi. Kandi koko byarabaye, kuko hari igihe najyaga mba nicariye mu rugo, icyo gihe ndi mu ntara, ari mu mujyi wa Kigali, nkumva abantu baramumaga kuri telefone indirimbo yawe, nanjye nashyira kuri radio nkumva ko ndimo ndayumva. Bigaragara rero ngo umuziki nuko nge nabutangiye. Izo ndirimbo indi bita Nyanza yacu, yari indirimbo ari kuvuga umujyi wa Nyanza, kubera ko uko na Nyanza ari imeze muri 2006 yari ku rwego rwo hasi cyane. Yari umujyi yitwaga umujyi wa Nyanza nyine nk'iri star izwi, ariko ari kwizina. Ndavuga reka ndirimbe noneho Nyanza yacu, ndebe ko abantu nibura iyo ndirimbo nigenda bazavuga ati siyo Nyanza niyi. Iyo ndirimbo ndayiririmba, sinaririmba iyo gusa kuko burya abantu bakunda ibintu bitandukanye. Ndavuga reka ndirimbe niyo rukundo, ndirimba indirimbo bita ngo ni wowe byishimo byanjye, yari mu ndirimbo y'injyana za Kinyarwanda cyangwa se Kinimba. None ndayiririmba iyo ndirimbo nayo nagiye nyumva ku maradiyo, nyumva nko kuri Radio Rwanda nayo muri ra gahunda y'ubukwe n'ibiki byose, nkajya numva vango ni wowe byishimo bya nyumva barayirimbye. Okay, ngira ngo ahari ni ibintu byasaga nk'ibinunguye, kuko abahanzi wenda bo banyumve, hari igihe ujyana n'indirimbo hano ukabona ntibanabyitayeho ntibanayakira. Natangajwe no kumva bari kuyikina, nta ruhare nabigize mu byo. Rero nabyo mvuga ko ari Imana yakoze ku buzima bwanjye. Wowe kavukire ntabwo ari Kigali? Kavukire ntabwo ari Kigali. Kigali mpari nyine nk'umuntu uri mu Rwanda mu gihugu cyacu ko twemere kujya ahantu hose, ariko mba ndi mu kazi ushaka ubuzima ibintu bitandukanye, cyane cyane ko iwacu nyine urumva ntabwo hari ahantu hari develope, ariko Kigali hari ibintu byinshi cyane tutabona ahandi mu ntara. Pasi we nawe ni kavukire? Ntabwo ngewe ndikavukire mu mujyi wa Kigali already. Mvukira mu karere ka Nyagatare, ni iwacu mu ntara y'Iburasirazuba. Niho mu rugo. Kigali nahaje mu buryo bw'akazi, ariko nashimye ubushyitsi ndatura. Yego. Okay, ngira ngo nshuti ugikurikiranye Nyampinga TV, reka dusoza ngere ikibazo kimwe nibariza bano bagabo. Nizihe mbogamizi muhura nazo mu kazi mukora ka music? Imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo mu kazi ka music na yindi ya mbere, kuba umuntu agitangira umuziki agikeneye ubushobozi. Ubushobozi buba ari ikibazo, ariko buhoro buhoro
umuntu akagenda agerageza buhoro buhoro. N'izo mbogamizi ndakeka nta zindi mbogamizi, n'ubushobozi gusa byonyine nta kindi. mubona umuziki wanyu uri kurigero mwifuza? ngira ngo mu rwego rwa nandi kuvuga sekira mu kanya katambutse, ariko muri gospel ubu niyo turi focus, kuko hari icyo Imana yakoze mu mibereho yacu, kandi icyo Imana yakoze ntago abantu bakimenya tutakibabwiye, kandi ngo bibafashe, kuko ibyatubaho ko ari kugira ngo twigishe abantu tubafashe. Mu muziki rero hari abanyamuziki bo barabyumva, habamo imbogamizi nyinshi kugira ngo indirimbo izakinwe izamenyekane, kugira ngo uzakore amashusho y'indirimbo. Nk'ubu ni cover bari kureba, ni cover bari kureba, ikeneye amashusho, urumva nyine iyo ibintu byajemo ibikorwa abakeneye n'imbaraga zakora ibyo bikorwa, bivuze mu rwego rw'amafaranga. Ariko ntabwo turi kuvuga ko nta mafaranga dufite, kuko twe nyine turabakozi b'Imana. Imana yo ifite uko igenda ikora ibintu byayo, kuko n'urwego turiho ntabwo twaruvukanye, ahubwo hari uburyo Imana igenda ituzamura. Icyo nabwira abantu, wenda nabwira ngo umukozi w'Imana, yaba uririmba, yaba uvuga ubutumwa, abo bose barimo barakora ku bwanyu, kuko hari icyo Imana ishaka ku buzima bwanyu. Ikindi nababwira ngo niba umva umuntu yaririmbye, ujye ugerageza kumenya se n'iki yaririmbye. Nyuma y'icyo ngicyo, burya iyo umurimbyi aririmbye, kora kugira ngo message imuvemo igere ku bantu. Nanone mu mbogamizi tugira ni uko usanga indirimbo yakozwe washyizeho imbaraga nyinshi, ya muri production biba bigoye kugira ngo indirimbo ikorwe irangire. Noneho muri za mbaraga ugasanga icyo wakoze kugira ngo abantu bashe kumva icyo washatse kuvuga, ugasanga ntibagiha agaciro. Imbogamizi dukunda kugira nuko abantu benshi badakunda kwita ku ndirimbo z'abantu ngo bumve icyo bashatse kuvuga. Nkaba nashishikariza abantu kumva ino ndirimbo bari bamaze kumvaho igice gitoya, noneho bakayumva neza, bakayisanga kuri YouTube, bakayireba, bamara kuyireba nabo bakumva icyo Imana yashatse kuvugana nabo. Studio batunganyiriza izi ndirimbo zanyu bayita gute? Ni studio yitwa James Record, ni studio nziza. Producer ninde? Ya producer udukorera umuziki n'aba producer babiri ntago ari umwe. Muri make ni indirimbo yateguwe neza. Ikorwa n'uwo bita M Justin, ndetse n'uwo bita Jean Valjean Ndabet. Yego nabo ngabo. Justin. Ngira ngo wenda muri kumva avuze M Justin, wenda nabwiye ko mbere nigize nyine nkora umuziki wa sekira, nakoreshaga izina rya M Justin. N'ubundi Justin ni juste, nuko nyine M Justin ni wowe. Ubwo rero nyine dukora izo projet turazikora, ndetse na Varija nawe producer Varija tugafata. Bivuze ngo nyuma y'akandi kazi kose, akazi gatunze umuryango, uri mu producer? Ndi umuproducer. Okay. Wabyumvishe rero ko abantu ndi kumwe nabo barakaze, pastor, producer, musaza w'umuhanzi, musani. M Justin, reka ngarukeho cyane nanone. Kuba umuririmbyi, uri umuhanzi, uri umuproducer, uri umupasiteri, ibyo bintu bifatanya gute? Utunze umuryango, ibyo bifatanya gute? Ngira ngo nkuko nabivuze, pastor yanjye kubera burya tuba mu buzima, ariko ubuzima bwitwa ishuri, umuntu agenda yiga ibintu bitandukanye. Urumva najyaga njya mu studio, aba producer bakangura, ariko nkabona nari kibura, ndavana ibintu byiga nayo nkabikora, mbyiga gutyo. Ariko uburyo mbikora, iki kintu cyitwa umurimo w'Imana cyo ni imbere ya byose, ibindi mbikora nyuma y'ibyo. Hari n'igihe biba ngombwa ko ntanabikora bitewe n'uko umurimo nabonye ari mugari. Bivuze rero ngo byose ni ukubyaranja, ariko ikiri kuri top ni wa murimo w'Imana, kuko wo uri hejuru ya byose. Okay. Tukurikiye Nyampinga TV, M Justin ntabwo nzamusura mu rusengero, sinzamusura mu rugo, ahubwo nzamusura kuri studio, hanyuma twerekana uburyo akora production. Nimba nawe uri umuhanzi, ukora indirimbo injyana ya gospel cyangwa se ukora injyana ya gospel gusa? Oya, zose na sekra. Nzamusura muri studio, uduhaye karibu se tuzaze? Ni karibu. Yes. Aho naho ndabigusezeranije ko ubutaha tuzamusura muri studio, hanyuma turebe n'uburyo akora production. Ni ibintu byiza cyane kuba ari umupasiteri, akaba umuproducer, abasha kwikorera indirimbo. Yego, abasha kwikorera indirimbo, hanyuma akabasha no kuba yakora kandi kazi gatandukanye. Ni ibintu byiza cyane, bigaragara ko wowe wicaye aho ngaho iwawe witegereza ko uzabona akazi ko mu biro,
ahubwo nk'uko bivuze isi ni ishuri, gerageza wiga buri kintu cyose cyabasha kuguha ikofi. Nanjye mfite microphone my friend, sinategereje muri biro. Gerageza nawe ubashe ubwo ubutumwa ukuyemo nawe basha kumenya buri kintu cyose kuko cyabasha kugutunga.